gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Latina yaragiye kureba Ituze Evan ndetse yarageze mu ishyamba aho yabonaga adashobora gukomeza kugenda n'imodoka agahitamo kugenda n'amaguru. Ese aho ngaho yamugezeho nangwe ntiyigeze amubona. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirije kuri Latina abari magenda. Ubu nananiwe ageramo hagati agasa n'uwicara afata telefone akagerageza guhamagara Evan ariko n'ubundi bikanga. Tangira kwibaza ibibazo byinshi. Umutima yibaza ati subu nabura ko nshimye ngeze hano ndahikura gute mana ko nshimye ngeze hano ndamenya Ituze mubariza mu kihe cyerekezo. Mana ndakwinginze mu bwenge kandi umpa imbaraga unanyobore. Inzira ya nyayo ndibuze kunyura nabura nkabasha kumugeraho. Arongera agahaguruka akihangana agakomeza urugendo. Abananiwe pe bigaragarira amaso ari magenda. Ituze amuturuka inyuma gake gake asa n'umukanga. Latina akavuza induru mu bwoba bwinshi ajya kwiruka agahera akamufata akavuga ati Latina urugira umunyabwoba kuri urwo rwego. Latina ahera ko yirohotsa ariko mu gihunga cyinshi n'ubwoba bwinshi kavuga ati Ituze urankanje pe. Honestly umutima warumvuyemo ubwoba bwari bunyishe. Mana we ese ubundi uturutse he? Evan ati ariko twari twavuganye ko ugiye kuza, so nari nagwaye location and nagombaga kuba mwiteguye nzi ko anytime ushobora kuza. Naje hano hafi. Latina tubu hano waje ni hafi rero ndatinya ugereranyije naho narindi naje hano hafi. Ndatari kugabanya imikino kubera icyo ubundi unkanze. Ituze ati ntago narinzi ko ndi bugukanga njye mbikoze ngira ngo nyine ngukorere surprise, so ntago narinzi ko nyine ugira ubwoba bigezaho. Ati ibyo byihorera wowe waba uri mu ishyamba nk'iri ngiri rimeze nkaho nta muntu ujya upfa kuryishoramo ariko ubundi hano hantu wahaje ute wahamenye ute? Ituze ati sha byihorera ibibazo se hari aho bitakwerekeza, nanjye nabonye mpisanga nabonye mpagera numbaza ibintu byinshi sinzi uko nahageze sinzi uko nahisanze nuko byagenze.
umunyarwanda yaciye umugani ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inyice yatoreyemo. Ikindi kintu nakubwira Latina, ntushobora kumenya agahinda k'umuntu mutaganira. Ntakubeshya umutima wanjye uraremerewe pe, kuva namenye ukuri ntago ntuje. Ati uretse kumbwira ibyo, tubanze tugende nyine aho uri kuba, tube twicaye aba ariho turuhukira, noneho aba ari naho tuganirira. Ituze ati njye naho ngiramo, aho bwije ngeze niho ndyama. Ati ngo iki? Ituze come on. Mbese ni ukuvuga ngo aho wiriwe si wo urara, aho uraye si ho wirirwe ejo, nyine wirwa ugenda. Ntumbwire ko wirwa ubunga muri iri shyamba. Ituze ariko nakubwiye ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo. Ndongera ndavuga ngo ntiwamenya agahinda k'umuntu mutaganira. Agahinda nikica kagira mubi. Buriya umubabaro n'agahinda mfite nta wundi muntu ushobora kuwumva keretse njyewe ubwanjye ku giti cyanjye. Nta wundi muntu ushobora kumva uburibwe ndi kunyuramo right now apart from me. Ahari undi muntu ushobora kunyumva ni Lina wenyine. Ati that's okay. Akira dore ibintu nari nkuzaniye. Habuze gato nari ngiye kubijugunya. Ndananiwe ku rwego ntagusobanurira. Kwanza reba mumerezemo n'amazi n'inywere. Ndumva n'inyota inyishe, ariko nari nanze kubikoraho rwose ntarakubona. Ese ubundi ubayeho gute? Uri kurya iki? Ituze ati ibyo ngibyo byihorera. Uko mbayeho n'Imana ibizi. Ituze afata ibyo Latina yamuzaniye, aramureba akavuga ariko ubundi kuki unyitayeho? Kuki uri kunyitaho cyane bene aka kageni? Latina turirirwa ubaza, urambaza ngo kuki nkwitayeho? Ariko Ituze wagira uka kwigiza nkana. Utekereza ko nkwitayeho kubera ko hari ikindi kintu kindi ngushakaho? Ndi kubikora kuko ngukunda. Ituze ati kubera ko nkunda. Okay. Ati none urabivugaho iki? Ituze ati none se uragira ngo mbivugeho iki? Ntacyo mfite njye nabivugaho. Niba unkunda nyine urankunda. None se urankunda nyine? Ati nayitegereza Ituze akazunguza umutwe kavuga ngaho hicara. Ndahera ko yicara, tangira kurya no kunywa, ari nako baganira. Ati nari nako abwira Evan akavuga ati Ituze ndakwinginze ukagira Imana, ndakwinginze ukabyara wabyaje nkawe, ntukongere gutuma mpangayika. Basi nujya ugira ikibazo jya umbwira, sibyo ndakwinginze. Ituze ati ariko se Latina, narakubwiye ngo ibibazo byanjye wibyitaho, kuko rwose ugiye kubyitaho wasara. Nibyo nyura mu buribwe, nahura n'ibintu bimbabariza umutima, ibintu binshengurira umutima, ariko mba numva nabana nabyo njyenyine. Latina ati Ituze ntabwo ndi kuguhatiriza kugira ngo umbwire ibibi byose uri kunyuramo, nta nubwo nkeneye kugira ngo ngushyireho pressure nangwa se ngo forcinge cyane umbwire ibyo utiteguye kumbwira. Ariko igihe cyose uzaba ukeneye kuvuga, igihe cyose uzaba ukeneye umuntu ukumva, ndi hano, ndahari, niteguye kukumva, niteguye kukuba hafi.
ntushyire aho ngaho. Kuki wumva watamwe abantu bose? Ese kuki wumva ko nta muntu n'uyu n'umwe wakwegera? Ituze ati Latina. Data n'uwo nakwita mama ari we Maya bandemyemo ikintu nanjye ubwanjye ntazi uburyo kizamvamo. Nahoraga nigengesera nkitonda nkagendera ku mabwiriza yabo, ngahagarara. Latina, nemewe gutotezwa, nemeye kubaho nabi, nemeye kugendera mu murongo mama yanshakagamo. Ngahari ngo wenda nzaba nk'umwana mu rugo, ahari wenda azankunda, ahari wenda azanyitaho, ariko ntabwo ariko byagenda. Numvaga ari bwo buryo bwiza buzatuma mbana neza n'umuryango wanjye, but I was wrong. Ivana atangira no kurira, kamuga ati Latina, ese wakizera ko ku myaka yanjye uwo nakuze nita mama yandambikaga agakubita nk'ukubita uruhinja, byose nkabyemera. None kano kanya namaze kumenya ko mama wanjye Lina, intwari yanjye, yemeye kwitanga abura ubuzima ngo njyewe mbeho. Ntabwo inkuru yose ndayimenya, ariko ibyo nabashije kumva niyumviye n'amatwi yanjye muri rikodi senga wanjye yarabitse ari we Lydia. Byatumye ntibaza umuntu ni iki? Ese umuntu ateye ate? Ese umuntu agira ubumuntu byagenze gute? Umuntu abura ubumuntu byagenze gute? Latina, numva naranze data, numva naranze mama, numva naranze masenge. Uretse wowe wenyine na mushiki wanjye umwe rukumbi mfite, nta kindi kintu cyonyine nsigaranye uretse mwembi babiri. Kugeza ubu ntabwo nzi neza niba Nathan yazakomeza kunkunda nangwa se yiteguye kuba mu ruhande rwanjye. Aha arashobora kuba yarankundaga azi ko ndi musaza we duhuje papa na mama, ariko biragaragara ko duhuje data gusa. Ese hazaza mu ruhande rwanjye ave ku ruhande rwa mama we? Latina, mfite ubwoba nibwo bwanzanye hano. Umunsi wa mbere duhura numvaga nshaka gupfa, ndanabigerageza niyahura mu modoka ariko sinagira icyomba. Uzi impamvu? Uwo munsi nabajije mama, ndamubaza ati niki nakora nabura nkaba umwana muri uru rugo, nabura ukishima,
byabura ukankunda tukabana neza amahoro. Ati nabuze ikintu Maya yansubije, yarambwiye ngo keretse upfuye. Icyo gihe nagiye kwiyahura mvuga ngo ahari niba ari byo byahesha mama wanjye amahoro reka mbikore. By'imyaku yanjye ntacyo nigeze mba warahagobotse. Narakangutse mbonye napfuye, numva ndicujije, numva ndiyanze. Ariko kuko wari iruhande rwanjye ndirindaga kukwereka umubabaro no kukwereka ibyo ndi kunyuramo. Waje mu buzima bwanjye meze nka malayika murinzi Imana yagize itye kohereza. Ntekereza ko iyo ntaza guhura nawe ahanjye haba hatakibukwa. Icyo gihe waramururije njya kwa muganga, indi nshuro nabwo nari merewe nabi ndimo ndakubitwa na Maya. Icyo gihe nabwo bitaza ko wowe nari hano, ntekereza ko hari ibyanjye byari kuba byararangiye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ni wowe muntu wenyine mfite kandi ukanyumangayikira wabasha kunyumva kandi wambi iruhande. Ati nabiramurenga agera akabwira Evan akamubwira ati ituze Liz, rekera aho ngaho, ntabwo nshaka kubyumva, basi nushaka ureke kubimbwira, kano kanya ntabwo ndi tayari. Agira atya akamuhobera mu marira menshi, rena akamubwira ngo warashavuye, warababaye, warahuritse, ariko humura. Tuve aho ngaho tugaruke kuri Cyozi ndetse na Hirwa. Cyozi agira atya akitegereza Hirwa akamubwira ati Hirwa, nahitamo umuntu umbabaza mbwiza ukuri kuruta guhitamo wa wundi unshimisha ariko ambwira ikinyoma. Nkeneye ukuri kwawe Hirwa, wambwiye yuko nkunda, ese koko urakomeje? Ese koko urankunda? Ese koko unyitayeho? Hirwa ariyumvira kagira atya kitegereza Cyozi kamubwira ati sweetheart, ndashaka ngo unyumve neza. Buriya urukundo ni urugendo rurerure kandi rugoye. Sometimes hari igihe umuntu akunda ariko ntakundwe, hari igihe umuntu akundwa ariko ntakunde. So njye nizera ko urukundo aba ari urukundo igihe cyose umuntu akunze agakundwa, nangwa se yakundwa agakunda. Gukunda no gukundwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Muri ibyo byose ntabwo nzi neza niba byombi mbyujuje. Ushobora gukunda wagira amahirwe ugakundwa, ushobora no gukundwa wagira ihirwe nabwo ugakunda. Icyo gihe aba ari umugisha ukomeye. Nugira amahirwe ugakunda ugakundwa, nangwa se ugakundwa ugakunda, iryo hirwe ntuzaritera inyoni, ntuzigere urirekura, ntuzaripfusha ubusa,
uwo ni umugisha utazabona kuri benshi. Nibyo tumaranye igihe pe kitari gitoya, wambaye hafi, wanyitayeho, igihe cyose nabaga ngukeneye narakubonaga, uritanga pe, ugira umurava n'urukundo, and you are loving and caring. Ibyo ndabigukundira ndanabigushimira iteka pe, ndahora mbigushimira. Ariko cyoze nakubeshye ntabwo biranzamo pe, wasabye ko nkubwiza ukuri. Ahari twakwiha igihe nangwa se hakabaho gutegereza. Cyoze ariyumvira akambwira ati nicyo nashakaga, rero kugira ngo uze hano mbeshye kugira ngo ubone ntuje, wambwiza ukuri. Urakoze. tuve kuri abangaba bombi babiri twigire kuri Mira. Abarimo aganira na nyirabukwe, ndamubaza atari kose mwana wowe na muramu wawe mwaganiriye uduki ko nabonye mwihereye ubundi agahera kagenda, niki cyabaye? Ntago nsanzwe mbona Hirwa ameze kuri. Ndaterega mama, abasore uko bamera nangwa se igitsina gabo ni gake cyane bashaka kubwira ibyo wumva n'ibyo batekereza. Umusore ashobora kuba babaye ariko akabiguhisha, akakwereka ko yishimye ameze neza nta kibazo afite, ariko buriya imbere indani mu mutima we niwe ubuze umubabaro n'agahinda bafite. Mama, Hirwa ari kunyura mu bihe bitamworoheye ariko ngomba kumuba hafi. Ariko se mwana wanjye uzabishobora? Uzagera kwita ku bana bawe, ugire kwita kuri Robert, ugere ko no kwita kuri Hirwa, ariko ubundi uriya kaduhombeye urabona atatudibiye, ubu yananiwe neza kurongora. Buri gihe mubwiye ngo mwana wanjye kutaza n'umukazana ngo mama ngo buriya ngo ndi hafi kubikora, ariko buretse nataha ntago dukiranuka, agomba mbwiza ukuri. Uri iyi nshuro ninjye nawe we. Mirati mama, rero Hirwa bumuhaye akanya, ndati Mira Hirwa arakuze, reba imyaka amaze kugira, Rihani ntavutse ejo bundi, reba imyaka amaze kugira, ubu urambwira ngo ategereje kumera amahembe, uwo azarongora ntaravuka mbimenye. Afite ikihe kibazo? Tumuvuze se? Hari indwara arwaye nabura yakubwiye dushaka ubuvuzi? Mira araseka akavuga ati mama, Hirwa ni muzima ariko aharara cyahitamo. Ndati umwana wanjye yize hanze, umwana wanjye agenda henshi, ubu iki gihugu n'abari bakirimo n'abakobwa beza njya mbona beza. Erega mwana wa ndacyarora, hari igihe njya nshishamo ngenda muri iyi town ndiyo ndeba, uzi abana beza bari muri iyi town disi we, ubu yabuze mumwe akuramo ngo amuzana mutwereke. Ubu se wowe ko Robert yakutuzaniye?
ko rero sinabura kubivuga. Robert yahisemo neza pe. Nari mfite ubwoba ko umwana wanjye azazana umukazana tutazumvikana, ariko neza neza ungana Mira wanjye. Iyo nkubonye iteka nkubona mu Mira wanjye. Niyo mpamvu umwana wanjye ngukunda, nagura umukazana ahubwo uri umwana wanjye. Mira ati ndabizi mama, kandi nanjye ndagukunda ndabyubaha. Uri mama wanjye, ntabwo uri mabukwe wanjye, uri mama. Uri mama wanjye inshuro ntabara. Ahubwo mama, hari ikintu nshaka kubwira. Buriya Areni yarabonetse. Ndati ngo iki? N'igihe cyose twagiye tugerageza kumuhamagara, namba yiwe nicemo, ntamubonye hese kandi. Ndati mama, Areni arwaje mama we, nabibwiwe na Hirwa, kandi mama wararembye cyane. Ese nta kuntu twamufasha? Ndaturirwa ubaza, ahubwo bwira umukozi agire vuba disi we, turare tumugezeho. Mira ati namaze kumubwira, ahubwo nagira ngo nkumenyeshe ko ndi bujye kumureba. Ndatishwe da, urumva uri bugende wenyine? Turajyana. Areni yari umwana muri uru rugo, yari inshuti y'umwana wanjye. Areni angana wowe, angana Lina, Areni angana Rehani. Ni umwana mu rugo, turamukunda. Mira arisetsa, kuko we mu mutima abaza ukuri. Umutima akibwira ati yaba wari uzi ko umutima w'umwana wawe wose wibera iwe, yaba wari uzi ko mu gihe kiri imbere nangwa se mu gihe kizaza ashobora kuzavamo umukazana. Agira atyo akicecekera, akavuga ati ngaho ba witegura, ukanya ndibuze tugende. Tuve aho ngaho twigire kuri Ali, abari kumwe na Lydia, arimo mutonganya cyane. Amubaza ati ariko ninde wakubwiye kwivanga mu bintu by'urugo rwanjye? Ninde wagwaye uburenganzira bwo kubwira abana banjye ukuri? Lydia ati ariko we nta munsi n'umwe ushobora kuza muri uru rugo uzanywe n'amahoro. Iyo utaje iwanjye uje kunsakuriza, uzi iwanjye uzanywe n'amahane n'ibibazo byakurenze. None urumva kuba narabwiye Tania nkamubwiza ukuri, niba mwana naniwe kubwiza abana ukuri, njye murumva nzabana n'ikinyoma ubuzima bwanjye bwose? Reka ntibibaho. Arati nuko warakoze. Lydia ati ahubwo mbwira ikikugenza, ushaka iki mu rugo rwanjye? Uje kumbaza impamvu abana bawe nababwiye ukuri? Uje kungisha inama z'uburyo abana bawe nyine ugomba kubasaba imbabazi? Ni ikihe kintu ushaka? Arati buriya rero uzi ikintu kinzanye? Muri ibyo byose nta kintu n'iki na kimwe kinzanye, ahubwo nzanywe n'ikintu kimwe, nje gufata ibyangombwa by'iriya nzu Lina yakoreragamo. Lydia tugize ngo iki? Ibyangombwa by'iriya nzu wari waraguriye Lina, urabishaka mbiguye? Urakomeje se?
ati yego ndakomeje. Lydia ati seriously? Are you serious? Undi ati yes of course I'm serious. Uratekereza ndi gukidinga? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Isaho Lydia arabimuha nangwa ari bo bimwe. Ubundi Sara cyabifite nangwa ntabyo agifite. Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Jyewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.